nshuti bakunze ba Emipro Media, abakunze ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo, abari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora. Kristo Yesu akuzwe. Gahunda ni Catholic Church Entertainment. Tuje kubintertaininga mu kwemera, ngewe na Krisigara nadusuhuze anadushyire n'imbere y'Imana. Murakoze cyane abakunzi ba Emipro Media, ndi Krisigara nkuko Emi abivuze, ansabye kubashyira imbere y'Imana, ariko nanjye ndabasuhuje. Ariko tubanze twishyira imbere y'Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nyagasani tweretse ikiganiro tugiye gukora, uzubane natwe, ibiri buvugirwemo bibe umusanzu, bibe ibuye rikiri cyo ryongera ku butumwa busanzwe bukorwa na Kiliziya yawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Uragize uti usabye Imana ko ibyo tugiye gukora biba itafari mu kubaka Kiliziya ya Yesu. Hano hari itangazo rya Conference Episcopale du Rwanda rivuga kuri icyo kintu. Sinzi niba wariha abadukurikiye nkaribereka. Ni itangazo rivuga kuri izo ndirimbo. Uwo muntu ushyize wanditsira komanteri yabikomojeho, yabivuzeho. Itangazo rivuga ku ndirimbo za Credo n'indirimbo za Gloria. Ubwo ni Imana nisingizwe mu ijuru n'indanga kwemera Credo. Itangazo riragira riti Conference Episcopale du Rwanda, Ruyenzi, kuwa 17 z'ukwa 12 2025. Secretariat General bwo hariho n'ibirango byose bya Conference Episcopale ndi kubibereka. Umuyobozi wa komisiyo y'imihango mitagatifu n'itangwa riboneye ry'amasakramentu muri diocese zose. Mbibutsa ko iyi komisiyo niyo yahoze yitwa komisiyo liturgique. Ndumva hashize nk'imyaka 2 cyangwa 3 niba nibuka neza bayihinduriye iyo nyito. Liturgia umenya nta jambo ry'ikinyarwanda igira, umenya ariyo liturgia ubundi ni jambo ry'igiswahili. Ijambo liturgia ni igiswahili. Ni igiswahili? Yego. Ako barafite etimology. Gutyo turivuga ngo liturgia. Ni igiswahili. Ku kigereki ni Kilatini. Niyo komisiyo yahindutse gutya, komisiyo y'imihango mitagatifu n'itangwa riboneye ry'amasakramentu. Impamvu kubagezaho indirimbo zivuguruye za Gloria na Credo. Bavandimwe, nkuko mwabibonye, inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda ibinyujije muri komisiyo yayo ishinzwe imihango mitagatifu n'itangwa riboneye ry'amasakramentu iherutse gushyira ahagaragara igitabo gikubiyemo amabwiriza yibutsa imihimbarize iboneye igitambo cy'Ukaristiya. Mu byagarutsweho harimo n'indirimbo dukunda kwita iz'ibisanzwe bya misa, ordinaire de la messe. Mu bihe byashize hari ibyagiye birushaho kunozwa kugira ngo bijyane n'impinduka z'ururimi rwacu cyangwa ngo bihuzwe n'uko Kiliziya yabiteganyije. Aha twavuga nk'igihe ijambo Mungu ryasimbujwe Imana, naho amagambo ni muhorane Imana agasimbuzwa Nyagasani Yezu nabane namwe. Ibyasimbujwe Nyagasani Yezu nabane namwe ni ngo ni muhorane Imana. Muhorane Imana ni muhorane Imana ndio ryasimbuwe na Nyagasani Yezu nabane namwe. Mungu risimbuzwa Imana. Mungu n'ubundi ni igiswahili. Kubirebana n'indirimbo, usibye gufasha abakristo gusabana n'Imana, zifite n'akamaro ko kwamamaza no guhererekanya ukwemera n'izindi nyigisho za Kiliziya. Nibyo inama nkuru ya Vatikani ya kabiri yasabye abahimbyi b'indirimbo ntagatifu ko bagomba kujya bazihuza n'inyigisho za Kiliziya, ndetse zikaba zanashingira ku magambo ya Bibiliya n'inyandiko za liturgia.
bityo rero ndagira ngo mbagezeho indirimbo ya Gloria n'iya Credo zimaze igihe ziririmbwa ariko ubu zikaba zarahujwe n'uko liturujia yazigennye, cyane cyane mu magambo azigize. Ku ruhande rumwe, ibi byakozwe mu rwego rwo gusigasira uruhererekane rw'inyigisho za Kiliziya n'ukwemera nyako yamamaza. Ku rundi ruhande, twirinze gutakaza umurage mwiza abahimbyi b'izo ndirimbo badusigiye, zikaba zaramenyekanye kuva hambere ku buryo zizwi na benshi, aho byabaye ngombwa ko hanozwa amagambo yagiye ajyanishwa n'uko indirimbo yari isanzwe iririmbwa ariko bitayihinduye cyane mu mwimerere wayo. Tuboneyeho gushimira abahimbyi n'abaririmbyi ku ruhare rwabo muri liturujia, tunabibutsa kujya bakomeza kwitwararika mu guhimba no kuririmba indirimbo za misa, iteka bagaharanira kudatandukira amabwiriza ya liturujia. Imana ibahe umugisha. Vincent Harurimana, umwepiskopi wa Ruhengeri, perezida wa komisiyo y'abepiskopi ishinzwe imihango mitagatifu n'itangwa riboneye ry'amasakramentu, bimenyeshejwe abepiskopi bose. Itangazo ni iryo ngiryo. Ni ukuvuga ko indirimbo Credo na Gloria zavuguruwe. Hano hari urutonde rw'izo ndirimbo. Ni indirimbo 3 zavuguruwe. Indirimbo 3 zavuguruwe harimo Imana nisingizwe mu ijuru ya Padiri Mathias Gahinda, ariko kanyirebe nyibereke Padiri Mathias Gahinda, ariko yakorewe adaptation na Padiri Mwitegere Theo. Ni Credo Gloria, uhereye kuri Gloria. Padiri Theodose, dore ndeba ntinkangaranye unyoroza niyo oya, iyo ndirimbo ndirimbye ya Padiri Theodose. Dore nginda yiberetse ngaho baririmbireho bumva ari iyi indirimbo ivuga ngo Imana nisingizwe mu ijuru no munsi, abantikunda bahorana amahoro. Kandi mbere suko twarimbaga ngo no munsi abikunda bahorana amahoro. Iyi ndirimbo nge ntabwo nyizi ubwo nuko twarimba no munsi abikunda bahora abantikunda. Urumva ubwo abantu bakeneye kopi na zayo, ntekereza ubwo bw'itangazo ryasohotse mu rwego rw'igihugu, ubwo ntekereza ko zageze ku bakristo bose muri rusange. Ubwo zifite nawe uri umukristo, ziherekeje n'iri tangazo. ubwo zifite nawe uri umukristo, ubwo wasanga hari n'abandi bakristo bazifite. Indi ni Credo ya Padiri Byusa Eustache, Padiri yanditswe na Werarisi Bahati. Yanditswe na Werarisi Bahati, adaptation. Reka tuyirebe. Ni iyihe? Ni baririmba gutuka ngo Nemerimane. Yahoze barima ngo ndemera kwimana. Hera kuri iyi ngiyi kugira genda ndasubira inyuma cyane. Iyo ngiyo ngo Mathias Gahunda, niyo uzi ko ari yo. Iyo ya Mathias Gahinda iravuga ngo nayo ariko adaptation ni Bahati Werarisi. Nayo adaptation. Nyamara Werarisi nubwo abantu bamwuriye afite uruhare runini, kandi zizasohotse n'ubundi ariho Bahati cyane yanditse. Bamuhaye credit. Ubwo bamuhaye imprimatur adasabye. Bamuhaye imprimatur adasabye. Zino se sizemejwe n'inama y'abepiskopi. Iyo Credo ya Mathias Gahinda nayo nivuga ngo ngo nemera Imana imwe datushobora byose, waremye ijuru n'isi,
ibiboneka n'ibitaboneka. Ni gutyo yavugaga se? none mbere ndemera ko Imana ari, ubu byabaye nemera Imana imwe. Bivuze ngo amagambo niyo ari kugenda ahinduka, katurebe indi credo, shyiraho indi credo yindi ya Byusa ikigaragaza Eustache. melody yo ntago yahindutse, ahubwo hahindutse amagambo. Bana bimenshi ninze mu itangazo ko bahati sura bamwe bamaze kumutondagira, ariko urabona ko Kizza yamaze kumuhimpima. Ari ni credo ya Padiri Byusa, ivuga ngo nzuminge bayibone neza, nemera Imana imwe, nemera Imana imwe, ndemera ku Imana rimwe, ndemera ku Imana rimwe, Data ushobora byose, waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka, karako gutera ugasora ufiyuti, nemera Imana imwe. turi muri game ya soro, re mi do, ujya muri solfege, re do si ra do si si do si si ra so mi byahindutse cyane. Oya niko yari isanzwe imeze mu manota yo, ubwo icyo mbona icyahindutse ni amagambo mi fa re do do. Uzi ko byahindutse, ahubwo hari abantu bajya bayitera ngo nemera, abantu bajya barimba ngo n'abacuranzi nuko bajyaga bayitera, bazaba batera ngo ariko indirimbo niko yari isanzwe yanditse mu manota n'ubundi. nitwe tuyatubwira icyahindutseyo, hari ukuntu ujya gucurangira korali ukavuga ngo none si ngo nyitere uko yanditse cyangwa nyitere, ukabaza umuntu ngo cyangwa nyitere kwa kundi nyine, cyangwa nyitere kwa kundi. Urumva icyahindutse, iyi nteruro ya mbere yahindutse, n'ubundi ku magambo menshi mu Kinyarwanda biba ari ukugenekereza. Ubundi credo mu Kilatini ni credo in unum deum, credo in, ugenekereje mu Kinyarwanda byari muvuga ngo nemerera mu Mana imwe. N'ubundi ntabwo ari nemera Imana imwe, ariko nariyo vanga ibi birarutana byiza byinshi, ubitamo icyiza kiruta ibindi. Twari turi kubaha amakuru, sibyo? Turi kubaha amakuru, ubwo aho ni ku ndirimbo, ariko Padiri Fabian yatwemeye ko araza kubidusobanurira neza cyane, ko nawe hari indirimbo ya credo yahoze afite ivuga ngo ndemera. Padiri Piero aritabye. Padiri, turi mu kiganiro. Tugize amahirwe turakubonye. Christian abwira wamamagaye ntwaye imodoka, akaba ariyo mpamvu wenda ntari nabonetse. Yego reka na mugenzi wanjye agusuhuza. Mumeze mute fada? Muraho. Turakomeye cyane. Turakomeye, twari turi guha abantu amakuru y'ibijyanye n'indirimbo. Tugize amahirwe nawe turakubonye. Ariko no ku by'ababikira bahagaritswe, twari tugiye guhita tubigeraho. Abakunzi ba Pro Media, uyu ni Padiri Piero, padiri mukuru wa Paruwasi Shyorongi, akaba n'umuhanzi n'umunyamategeko wa Kiliziya Gatolika, niwe wahimbye Niyegure Nyagasani. Kandi ntabyo wari uzi wowe. Ntabona ari mbisi. Hari n'indi ngo akundwa Mariya Yesu, ratwana wabyari umukiza. Nono ibi by'indirimbo reka tubireke kora ko Padiri Fabian Hagenimana turaza kubikorana ikiganiro. Hita ubwira abadukurikiye inkuru ikurikiyeho ariyo twifuza ko Padiri adusobanurira. Y'ababikira. Hari mu yandi makuru ari hano, ni umuryango w'ababikira wahagaritswe muri diyosezi ya Ruhengeri. Tugiye kumusomera abyumve. Hano hari itangazo barishyiraho n'abadukurikiye bakaribona.
Itangazo ryo kumenyesha. Diyosezi ya Ruhengeri iramenyesha abantu bose ko ubutumwa bwa kiliziya bwakorwaga n'umuryango w'aba Oblati w'umwamikazi w'umutima mutagatifu wa Yezu ufite urugo muri paruwasi ya Gahunga bwahagaritswe muri diyosezi ya Ruhengeri guhera tariki ya 23 z'ukwa mbere 2026 kubera kwanga kubahiriza amabwiriza ya kiliziya arebana n'ubuzima, ubutumwa, imikorere n'imikoranire by'imiryango y'abiyeguriye Imana muri za diyosezi. Bikorewe mu Ruhengeri tariki 23 z'ukwa mbere 2026. Vincent Harurimana, umushumba wa diyosezi ya Ruhengeri. Yego. Iryo ni itangazo. Iryo ni itangazo tugusomeye. Ubusanzwe tuzi ko mu bijyanye no kwiha Imana Nyagasani ari we witorera, kandi yaguhaye iyo gutoye ukitaba isezerano mugirana ni iry'ibihe byose. None abangaba bari baravuye iwabo baje kwiyegurira Nyagasani, imiryango ibizi barasezeranye, none babahagaritse, ubu bagiye kujya hehe? Si ubu ntabwo twavuga ko kiliziya yaba iri kwivanga mu mugambi w'Imana, mu buryo Imana yapanze ibintu byayo. Nkawe nk'umunyamategeko wa Kiliziya Gatolika ariko ukaba ari n'umusaseridoti, sobanurira abanyarwanda ibyo bintu icyo bivuze. Ndabivuga rwose nk'umusaseridoti, usanzwe mu kirisitu, noneho umusaseridoti usanzwe uburyo kiliziya ikora. Ubundi imiryango y'abihaye Imana igendera ku mirongo isanzwe ya kiliziya, kandi kiliziya ihagarariwe n'abepiskopi basimbura b'intumwa. Umwepiskopi wo muri diyosezi arayireba akanayireberera, akareba ko ijyanye n'uko kiliziya isanzwe igenza. Noneho kandi no muri diyoseze bashobora gutanga imirongo yihariye ijyanye n'iyo diyoseze nyine, yuko abihaye Imana babaho, ibyo bakora nuko babana na diyoseze. Ntabwo rero twavuga ko kiliziya yitambitse umugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana uca kuri kiliziya nyine. Umugambi w'Imana abawureberera n'abashumba, abareba ko nyine abantu bawubahiriza n'abashumba mu kiliziya. Ariko ubwo ndashaka kuvuga abepiskopi cyane cyane, kuko ijambo abashumba naryo burya ni ijambo rigari cyane, cyangwa rishobora kumvikana nabi. Abepiskopi nibo abashumba no kuri YouTube ho basigaye bahaba. Urumva ni ijambo buriya na padiri muri paruwasi ashobora kuba ari umushumba muri iyo paruwasi. Ngiye nk'itabo kuvuga abepiskopi niryo zina, niryo jambo ryiza. Abepiskopi mu madiyoseze yabo nibo bareberera ntuza, nibo bareba umuryango w'Imana niba uri gukora ibyo ugomba gukora, uko ugomba kubikora, uko kiliziya ikora bijyanye n'amategeko ya kiliziya, uko amategeko ya kiliziya arahari. Umwepiskopi ashobora kureba, muracyankurikira? Umwepiskopi ashobora kureba agasanga abantu bari gukora uko bakwiye gukora bakurikije imigari ya kiliziya ku isi yose, imirongo ya kiliziya mu Rwanda, cyangwa se imirongo yihariye muri diyoseze. Cyane cyane ko murabizi ko buri diyoseze burya ifite akantu k'ubwigenge, nubwo amadiyoseze akorana nka kiliziya imwe, ariko buriya diyoseze aba ari cyo bita eglise particulière. Ni ukuvuga ngo nayo ibiba ifite ubwigenge n'imiyoborere yihariye igengwa n'umwepiskopi. Umwepiskopi ashobora kureba ahubwo agasanga ba bantu ibintu barimo ntabwo bihura na ya mirongo rusange abantu bahabwa. Ashobora kureba agasanga ibyo barimo gukora ahubwo bashobora kuyobya n'umuryango w'Imana muri rusange. Ashobora kureba agasanga amabwiriza bagiye bahabwa abandi bubahiriza, indi miryango yubahiriza, bo ntibari kuyubahiriza, akabagira inama. Ariko rero bagira inama rimwe kabiri gatatu ukabona ntibikunda, umwepiskopi ashobora gufata icyemezo nka kiriya. Naho kuvuga ngo barajya hehe, barava muri iyo diyoseze, nta kindi ntabwo bongera gukorera muri iyo diyoseze. Wenda barajya ahandi nibabemerera bikunde, ariko naho nibahagera bagomba kubahiriza cyangwa ntibagomba kubahiriza.
Urakoze. Ahubwo ikibazo cy'amatsiko naringize, ingo z'imiryango y'abihaye Imana nk'ababikira, bo nta mirongo migari bagira baba bakurikiza nko mu gihugu cyose, ku buryo umuryango umwe ushobora guhagarikwa muri diyoseze imwe. Ese abo bahagaritswe bashobora kujya mu zindi ngo zo mu yandi madiyoseze niba bazifite zabo bigakunda? Nibyo navugaga ko buriya icyabaye mu Ruhengeri buriya nuko mu Ruhengeri babahagaritse, bakavuga bati ntimwongera gukora nk'abihaye Imana hano, bashobora guhaguruka bakajya mu zindi diyoseze, ariko nkongeraho ko nibagera muri izo diyoseze nabwo bagomba kuzakora ya mirongo bazasanga muri izo diyoseze bagiyemo, kuko n'umuryango ushobora guhagarikwa burundu uramutse utitwaye neza, uramutse ukomeje gusuzugura kiliziya. Padiri, ibi bintu byahozeho by'uko hari umuryango w'abihaye Imana ushobora kwitwara nabi ugahagarika, cyangwa abantu nibo ba mbere? Oya, ntabwo ariko bwa mbere bibaye ibi ngibi, byagiye biba ahantu hatandukanye, nubwo nta byiteguye ngo mbe nabaha na liste y'ibyakozwe ibyabaye mu Rwanda n'ikindi gihe cyangwa se no ku isi yose, ariko ntabwo ari ubwa mbere bibaye, ntabwo ari igishyashya. Ngubwo ko uyu muntu avuye iwabo akajya kwiha Imana, hari igihe aba ageze no mu myaka yarakuze afite nka za 50, umuryango we bawuhagaritse burundu, ntabwo uwo muntu ashobora kujya kurega kiliziya ko yamwiciye ubuzima, kuko ntaba agishatse umugabo, niyo yamushaka ntiyabyara. Oya, kubera ko umuntu aba yaravuye mu rugo iwabo akemera kujya muri kiliziya, akagenda kujya kwiyegurira Imana, aba yabikoze ku bwende bwe, ku bushake bwe, mu bwigenge bwe. N'amabaruwa umuntu aba yaragiye yandika kenshi abavuga ko ibyo agiye gukora agiye kubikora ubwende bwe, nta wundi umuhatse. Ariko nanone bikavuga ko naho azagera azakurikiza ibyo kizikora, ntabwo azavuga ngo ngende avuye iwacu ubwo rero nzakora ibyo mbonye. Azakora uko kizikora, uko kizigenza. Noneho rero niba avuyemo, ntabwo yarega kiliziya avuga ngo dore ngo nataye igihe, ngo dore ngo sinkibashe no kubyara, sinkibashe no gushaka. Ibyo ngibyo bakubwira bati se wakuzanye ku mbaraga. Erega iyo tugiye kwiha Imana cyangwa tugiye kuba abasaserdoti, nta muntu uza kudutwara mu rugo ku ngufu, ahubwo usanga twe tubisaba ndetse tukabisaba cyane, tugashyiramo n'imbaraga, bakanadusuzuma bakareba ko ibyo turi gutekereza ari bizima, biri mu murongo wa kiliziya. Ariko iyo ugeze igihe usohokamo uba usohotsemo nyine, ntabwo warega. Ubundi muri kiliziya tugira n'urukiko gushobora gutanga ikirego muri kiliziya wenda ugaragaza ko warenganyijwe, ariko icyo kirego cyo ntabwo cyafata ngo dore ngo batumye n'igihe. Oya, ntabwo ni wowe wabigiyemo ubishaka, ndetse niyo iyo ugeze aho batanga ubusaserdoti cyangwa se ukagera aho batanga bakira amasezerano y'abihaye Imana, usanga bakubaza ngo ibyo uri gukora ni ku bwende bwawe. Ni nka kwa kundi ko abashakanye, kandi nabo barababaza ngo ibyo uri gukora ni ku bwawe, ntabwo ari agato gaturuka ku bandi. Ntabwo rero wazarega ugasubiza uti ni ku bwanjye. Ntabwo nyuma rero wazarega ngo dore batumye ntigihe. Oya, niba warataye igihe, muri wowe ukumva warataye igihe, yaba ari wowe byaturutseho. Urakoze, erekana na mugenzi wanjye. Ikindi kibazo nari mfite aho ngaho, iyo bahagaritswe gutyo muri diyoseze, hari urumva umuryango ubwo ubufunzwe muri diyoseze, hari imitungo baba bafite cyangwa se ibintu, ntago ngiye kwita cyane ngo amazu n'ubutaka n'iki, ahubwo hari ibikoresho baba batunze bya kiliziya byemewe na kiliziya. Icya mbere niba ari ababikira bambara imyenda, cyangwa se niba baba bafite chapelle iwabo mu rugo, birumvikana. Ibikoresho bya kiliziya byo bigenwa gute? Baba basanzwe bafitemo aho ngaho, kiliziya irabitwara cyangwa barabijyana? Cyangwa ariko hari n'imitungo Padiri, n'imitungo yabo imitungo yo nari nanze kuyijyamo cyane. Imitungo baba barakobokeye, ugasanga bubatse nk'amashuri cyangwa ibigo nderabuzima cyangwa amakantine, ubu bafite n'amaferime. Aba babikira bahagaritswe ngenda bazi bo mu Gahunga bari bafite urugo ruberamo imyiherero, biyubakiye. Ntekereza ko aribo barwiyubakiye. Noneho reka mbabwire, ibikoresho bya kiliziya bisubizwa kiliziya nyine, kuko ntabwo wajya kubikoresha utakiri muri wa murongo wa kiliziya. None se niba ufite tabernakuru uzayifata uyijyane hehe? Niba ufite
imyambaro wenda bafite chapeli irimo imyambaro y'abasaseredoti baza kubavugira misa, ayo makanzu niyo nibyo bishura uzabijyana ujye kubikoresha iki kutazivugira misa nawe ubwawe. Icya kabiri n'ibyo bikorwa bindi bafite akenshi usanga ari abepiskopi barabasinyiye kugira ngo babashe kubigeraho. Niba tuvuge bagiye kubaka inzu ikorerwamo imyiherero, sibyo? Akenshi kugira ngo babone n'ubwo bushobozi, aho bagiye bakora ubushobozi butuma babasha kubyubaka, usanga abepiskopi aribo bagiye babasinyira babafasha no gushaka ubwo bushobozi, ku buryo bya bintu n'ubundi, ndetse ahubwo ndekiriza ivuga ko ibyo bintu nyine iyo mutagihari cyangwa mutagikihaye Imana cya bintu bisubizwa kiliziya, kuko n'ubundi mwabibonye mu izina ryande, mu izina rya kiliziya, none ntimushaka gukorana nayo, icyo gihe rero mwabisubiza kiliziya. ubwo ababishyira no kugenda amaramasa nyine bya kiliziya nuko bimeze. Ubu se reka nkubwire, umuntu ari umusaseredoti akavuga ati njye mbivuyemo, utindagiye ibintu bya kiliziya wabijyana ngo ujye kubigira ute kandi wabivuyemo nyine? Urajyana se ibikoresho umuntu akoresha avuga misa, uzongera kuvuga misa he? Ntaho icyo ni ukuvuga ngo burya rega niko bimeze. Iyo umuntu yiyemeje ikintu yagomba no kwemera n'ibijyana n'icyo kintu. Niba yemeye kwiha Imana nyine ube muri kiliziya kandi wumva kuri uwa kiliziya ko nta byawe ufite ku giti cyawe. Ngira ngo urabizi ko n'abihaye Imana basezerana ubukene, iyo miryango y'abihaye Imana basezerana ubukene. yego Yiyemeje kuba umukene nyine, none se nta kundi, ibyo yiyemeje bizakomeza bimukurikirane mpaka. ndumva hari ikindi kibazo ufite kuri iri Padiri, turagushimiye cyane ku bisobanuro uduhaye kandi uhaye n'abakristu muri rusange. Abadukurikira twabemere ko tuzajya tubaha update ku bintu bitandukanye. Ubwo umusanzu wawe n'ubushize warawuduhaye, ubwo nitwongera kudukenera uzongere tubabarire, wongere twitabe. Murakoze cyane, murakoze. Ubutumwa bwiza. Twese hamwe. Padiri aradusobanuriye. Rushigajiki Jean Pierre. Yego. Reka tunyarukire ku yandi makuru bijyanye n'indirimbo Padiri Hagenimana Fabien araza kubitubwiraho. Babwire ku makuru y'intuza ya Chorale de Kigali. Chorale de Kigali, Chorale ntekereza ko ifite abakunzi benshi cyane, batari n'aba Kiliziya Gatolika gusa. hari umuntu twize kuganira, ntabwo ngiye kwamamaza Chorale iriko ngiye kwamamaza Chorale n'ikipe, ikipe ntabwo nyivuga. Hari Chorale yakoze indirimbo y'ikipe ya hano muri Kigali, Chorale y'Abakatolike, Chorale Saint Paul Kicukiro. Yego. Noneho wumve ko hari umuntu twaganiriye ariko mbwira ngo hari indirimbo Chorale de Kigali ngo yakoze ngo iyi kipe nyine, iyo kipe yo ntabwo nibuze kubera ko bakoze indirimbo z'amakipe menshi. Ngo ndambwira ya ndirimbo ntabwo ari ya Chorale de Kigali. Ngo ni ya Chorale de Kigali, ngo hari abandi se ngo baririmba biriya bintu. Uwo muntu ntabwo menya ari nk'umu Islam cyangwa nk'umu ntabwo amenyera ibintu bya musique classique, ariko biragoye kumvisha abantu ko abandi bantu baririmba classique neza. Urumva ko Chorale de Kigali ifite abafana benshi, abantu banayizi cyane, bayitwerera n'ibintu by'abandi, ku buryo icyiza cyose kuririmba neza ubihabwa nayo, cyangwa itangazo ntabwo ari itangazo. Chorale de Kigali ni kuri X yabo. Chorale de Kigali yatoye abayobozi bashya barangajwe imbere na perezida. Ubwo se si presidente? Yego, ni presidente. Umwari Rugwizangoga Mireille wungirijwe na Rukundo Charles Rwanga. Bikaba ari bwo bwa mbere mu mateka ya Chorale de Kigali igize perezida w'umugore. Tubifurije imirimo myiza Chorale de Kigali. Hano mu ifoto ni komite y'abantu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n'abantu 13. Ni benshi, 13. Iyi ni inkuru nshya nayo abakunzi ba Chorale de Kigali
avuze ngo mu mateka yayo korali de Kigali ubundi yashinzwe mu 1966 ubu bizi kuva icyo gihe nibwo yayoborwa n'umugore yatangiririmwamo iharimbamo abagabo gusa ahubwo abagore binjiyemo bwa mbere mu 1978 ndumva ntibeshye urumva bamaze imyaka 12 baririmba ari abagabo gusa n'abantu bumva indirimbo zabo za kera bumva ko ari amajwi y'abagabo gusa urumva abagore binjiyemo nyuma y'imyaka 12 none dore umugore agiye no kwiyobora wow ni ariko urumva bajyanishije na gahunda za leta uburinganire si byose ntabwo ari cyo ntekereza n'ubushobozi ni ukuba bishoboye reka duhamagare uwo yasimbuye yitwa Hodari niwe wari umaze iminsi ayiyoboye ari umubyeyi ari umushumba wayo reka tumuhamagare kugira ngo tutiye ibisubizo bitari byo muraho perezida wampa akanota kamwe ngahita wongera kwamamagara no kugira ngo ishyire ku ruhande tudukunanira gukora nta kibazo umunota umwe kronometre amasegonda 60 yego katube tuvuga kuri do Kigali se ubundi umunota umwe aduhaye ni ako korali do Kigali irarenze ngewe nkiba iri icyangugu iwanyu nari korali niyo nabaga nzi nyine do reference sibyo niyo yatangiye amakonseri sibyo bakanyine uburyo bambara muri konseri uburyo bategura stage biri smart uburyo bakajya muri studio indirimbo twari tuzi twabonaga buriya rero korali do Kigali ntabwo ari yakoze amakonseri bwa mbere nuko yo yabikoze mu buryo buri big abantu bakabimenya kubera ko urumva korali do Kigali ni korali ifite izina urumva icyo gihe kuva igihe yatangiye gukora ariko korali ibamo n'abantu bakomeye turabaza abantu benshi bakomeye babaye muri korali do Kigali ari mu nzego za leta urumva aho yakoreye amakonseri yakoze konseri zirimo n'amafaranga ari no ku nshuro ya mbere bitabura siko turi gukomeza kumentioninga ariko ntacyo bitwaye n'ubundi bose n'abakiriziya Chœur International Ensemble Instrumental de Kigali ariko ayo mazina yo ndumva yengereyeho nyo uziko ndumva yarakoze concert bwa mbere muri 2006 ahubwo icika intege birazima ibaze ari 2006 tubaze umuntu aduha amakuru neza igihe bakoreye concert bwa mbere muri Chœur International ariko icyo nzi cyo Chœur International yavutse nyuma ya do Kigali urumva Chœur International ni nk'iyo muri 2002 gutyo ayo yashingiwe ntago bizi neza ariko kandi do Kigali urumva kuko yabayeho mbere na ba Solvia muremye babaho kandi babayeho twe tutaravuka urumva muri 66 bwa Kayibanda urumva ba Solve baga bayirimo ba Matayo bo bamenya ari batoye Matayo Ngirumatse urana Matayo Ngirumatse yajemo inyuma harimo bitwa ba Solve abitwa ba Pole Muskwari n'aba Apollinaire Apollinaire habiyaremye abitwa umuvuze no bitwa Pole Muswahili nawe bari mu bantu bayitangije nyuma hazamo abitwa ba n'abavuba cyane urenya Jean Claude no ya perezida arambwiye ngo twamuhamagara perezida mwiriwe neza turi mu kiganiro nabanje kubiguteguza twari turi kubwira abanyarwanda n'abakristu gatolika n'abandi batari abakatolike ariko bakunda ibyiza turi kugenda tubaha amakuru hamwe namwe twahereye twababwiye ku bijyanye n'umuryango w'abihaye Imana uherutse guhagarikwa muri diocese ya Ruhengeri tubabwira no ku ndirimbo Credo na Gloria zavuguruwe none duhita tubabwira ko korali do Kigali yakoze amatora ejo ku cyumweru ejo hashize bashyiraho komite nshyashya iri iyobowe
n'umudamu Yego rwose. kandi irimo abantu benshi, komite igizwe n'abantu benshi. Yenda nkawe wari uyiyoboye wabwira abadukurikiye iki ku matora y'ejo nk'ishusho? abanza natwibwire. Aradusuhuza, adusuhuze kandi tunamwihanganisha ko nyine umwanya we w'ubutegetsi wawe. Yego, ukaduha ishusho nyine y'uko byari bimeze. Yego nibyo ni na byiza ko mukurikirana nyine, ubwo namwe mbashimire murakurikira cyane. Merci. Ubwo ndabaramukije mwebwe n'ababakurikira bose, n'ubundi sibwo bwa mbere tuvuganye. Banza tumenyeranye. Yego rwose, hano kuri Mipro Media abantu barakumenyereye kandi baragukunda. Murakoze cyane, ndabyishimiye. Ubwo rero wenda ntatinze nahita nsubiza ubwo mbaramukije. Yego. Nibyo muri Korali Kigali turi mu byishimo byinshi cyane nyine yuko ejo twaratoye. Nuko unyihanganishije ngo nataye umwanya, ariko sibyo, buriya nari mfite manda nanjye na bagenzi banjye y'imyaka 2, ahubwo buriya byari byararangiye mu kwa gatandatu ku mwaka washize. Hanyuma biba ngombwa ko dukomeza kuyobora kugeza ubu ngubu, kubera yuko hari imirimo yagomba gukomeza gukorwa, ariko hagati aho twari turimo kuvugurura inzego z'ubuyobozi. Kuriya ubibonye yuko twabaye abayobozi babaye benshi 13, mbonye ari 13 ifoto. Nibyo twari duhugiyemo rero, buriya baranarenga, buriya nibyo twari duhugiyemo tugira ngo tuhindure amategeko, noneho tuzaveho duhita dushyiraho ubuyobozi bukwiranye nuko twabonaga icyerekezo kigomba kumera. Nuko rero byagenze, noneho amategeko amaze kujya mu buryo, ejo nyine twaratoye. Yego. Dutora rero umudamu witwa Rugwizangoga Mireille, yarasanzwe ari umujyanama muri komite isanzweho. Umwari Rugwizangoga Mireille. Yego. Ubwo rero ni umuntu ushoboye nyine, urabona turanabyishimiye cyane kuba twagize amahirwe tukagira umudamu, ko dufite abadamu bashoboye ariko bajyaga bitinya. Tugize amahirwe rero aratwemerera, turamutora. Ubu turi mu byishimo bikomeye cyane ko turi kuyoborwa n'umudamu. Buriya n'icyerekezo cy'igihugu burya tuba tukirimo neza, kuko biba bigaragara ko burya abadamu bashoboye, kandi muzabibona koko igihe tuzaba turi gusoza wenda manda yabo, muzabona nawe ibintu azaba yagezeho, mubone ko n'abadamu rwose burya twari twarabatindiye kugira ngo korali tube tumaze imyaka 60, biba aribwo bwa mbere tuyobowe n'umudamu. Muzabona ikinyuranye. Nubwo bo batayimazemo, bo ntibayimazemo, bo bagiyemo muri 87. muri 78. Oya, mu mwaka w'1987. Nahoze mbeshya abantu, nacuritse 87 buriya. Ubwo wabicuritseho gatoya. Ubwo barabyumvise. Yego. Mu gihe korali ariyo muri 66. Nibyo rwose. Maze imyaka 60. 60 irashize, none tubonye umuyobozi w'umudamu, ubu turi mu byishimo rero. Wow. Kuriya mubona ari benshi rero, nabyo bifite icyo bivuze mu mwayo mavugurura twakoze. Buriya mbere twajyaga komite ifite perezida ikagira n'abavisi perezida 2. Noneho ikagira abanditsi, ababitsi n'abajyanama, ariko mu by'ukuri inshingano nyamukuru korali ikora zikaba ziri mw'abo bantu 3 bayobora, kuko nka visi perezida wa mbere yabaga ashinzwe ibintu byose bijyanye n'ubutegetsi, bijyanye n'imibanire, bijyanye n'imari n'iki. Visi perezida wa kabiri nawe akaba ashinzwe ibintu bijyanye no kuririmba byose n'ibijyanye na za discipline n'ubuzima bwa roho. Byasaga naho bivunanye, nyuma twaje kubona yuko ibi bintu bikwiye kugira abantu, mbese bikamera nk'amaministeri kugira ngo biyoboreke, kubera ko twebwe umuntu wese uri mu buyobozi usanga afite n'akandi kazi, ugasanga turamuvuna, noneho na ka kazi akorera korali kakamuvuna, kandi kakamuvuna cyane.
bisaba rero yuko tugenda tworohereza buri wese aho kugira amaserivisi abiri yitwa visi perezida tugira amaserivisi 7 agabagabana ya mirimo bajyaga bakora. Ubwo rero niko muzabona dufite buriya muri bariya bose harimo ibyo twagiye tubyita nka komisariya. Buriya harimo komisariya ishinzwe nyine ibya muzika gusa, kagenda kita ku bintu byose birebana na muzika byose, haba abinjira basanzwemo gutera imbere kwabo, abanyampano kubitaho. Noneho hakaba na komisariya ishinzwe imyitwarire myiza, bino nyine twita ethique na discipline na spiritualité. Hakaba na komisariya none ishinzwe imibanire myiza y'abanyamuryango n'abandi, ubwo ni ibyo twita sociale. Hakaba na komisariya ishinzwe ihanahana amakuru, ubwo ni communication. Hakaba n'indi nayo ishinzwe ubufatanye no gushaka umutungo. Hakaba n'indi ishinzwe ibyo guteza imbere ibyo gucunga ibirori, ibyo twita event management. Murabona tujya tugira ama event manini, tugira ibikorwa byo kuririmba, ariko ugasanga abayobozi nibo basabwa kubijyamo nanone, ariko tugiye kugira itsinda none rushinzwe iyo management yaho kuyiha n'abandi. Tukazagira none na komisariya nyine ishinzwe imari bisanzwe, bimwe tuvuga bya finance. Ayo ngayo ko ari 7 rero, akaba ari hamwe n'abari abayobozi buriya president, vice president na secretary. Abo bantu uko ari 10 bakaba bagize komite. Hejuru yabo hari inteko rusange, ariko dufite andi maserivisi buriya hari akanama, ari komite yitwa komite nkemurampaka ibaho burya tugira. Nayo tuba twayitoreyemo abantu, akaba komite ngenzuzi bino bita audite, tuba twayitoreye abantu. Hakaba n'urwego noneho abajyanama twagiye tugira muri komite bo nta bihariye bahari, ahubwo dufite urwego ngishwa nama rw'ababaye ba perezida. Nawe urimo? Ubwo nanjye ndimo. Nizo nzego dufite rero, kuriya mwabonye ari benshi, ariko nk'abo mvuze hejuru ababaye ba perezida buriya ntago bari muri abo mwari mumbwiye 10, mwabonye 13 ngira ngo. Yego 13 ubwo nabonye mu itangazamakuru ni bariya 10 n'abagenzuzi 3. Abagize akanama nkemurampaka n'abari babaye ba perezida buriya ubwo ntago bari barimo. Mubashyizemo baba ari benshi cyane, baba bari hafi ya 20. Ubu usanzwe ubu Chorale de Kigali ifite abanyamuryango nka bangahe? Abaririmbyi baririmba? Abaririmbyi tuba dufite kuri liste usanga ari 149 ubu ngubu. Tuvuga ngo baririmba, ariko abanyamuryango iyo ubaze n'abatakibino, ariko mu nzego zinyuranye hari abatakibino nyine tuvuga ko batakibona umwanya, nabo ubabariyemo ubusanga turi muri 240 gutyo. Tujya tubarura n'abayibayemo nyine, tubaruye na 400 bageraho, ariko turacyareba abo dufite ku maliste. Ukabuti ari muri diaspora ntashobora kuririmba, yasabye uruhushya, uyu nguyu yakorera kure, abo nibo bagenda bakaba muri 200. Ariko abaririmbyi dufite kuri liste bari muri 149. Abo tujya dushyira ku rutonde bagahagarara imbere y'abantu barepese neza, usanga ari 198, 110, tuba turi aho ngaho. Hari umuntu ushobora kutwumva akibaza ati se kwinjira muri Chorale de Kigali bisaba iki? Nta byinshi, bisaba ubushake, kuba ukunda kuririmba no kuba wiyemeza kugira iriya discipline nyine yo kwitabira. Nta kindi, kuko iyo umuntu ashaka kuza kuririmba akandika ko ashaka kuza, turamwakira tukamubaza ijwi aririmbamo, tukagira ikipe imwakira ikaryumva niba ari byo. Noneho tugafata amezi 3 yo kumva niba nyine abifata yitabira discipline, nyuma tukazagira inama rusange tukamwemeza. Nta kindi bisaba. Perezida urakoze kutwa-updatinga. None hari ikindi kibazo rero. Ubu ngubu Chorale de Kigali iri mu byishimo by'uko yavuguruye komite, kandi ikaba harimo zira changes zose tubwiye.
mukaba kandi muri mutegereje umusaruro mwiza ari wo mu expectinga kuzageraho, ndetse mumaze n'iminsi mwishimira concert nziza mwakoze guhereye ku ejo bunini zayibanjirije n'ibindi byiza byose mwagezeho n'ukuntu abantu babakunda. Ariko mu minsi hashize iminsi mike cyane hari umusaseridoti Padiri Hakorimana yari yavuye i Burayi aza mu Rwanda gushyira indirimbo ze ku murongo, ariko no kwihanangiriza abantu yise ko bamukoreye ubujura bw'indirimbo ze, namwe mubarirwa muri abo. Nabyumvise mu binyamakuru, mu biganiro yakoreye ku Kwezi TV, kuri Radio Mariya Rwanda n'ahandi. Ubwo ngubwo mwebwe mwabifashe, niba mwarabibonye mwabyakiriye mute, murabihuza gute, niba byarabakomerekeje bwo muzabiripeyaringa mute? Nibyo byavuzwe na Padiri, ariko twarabonanye ariko mbere yo kubonana natwe twahise tubona mu binyamakuru. Gukomereka sinzi niba byo nabyita gukomereka, ahubwo abantu twabaye nk'abakangutse, kubera ko buriya korali Kigali kuva yabaho niyo ikoze urutonde rw'indirimbo zo kuririmba, igenda ireba indirimbo zihimbye neza zifite icyo ziyigisha. Tumaze imyaka yose turirimba uko abo turirimbira babivuga, nkumva bashima uko duhitamo indirimbo, noneho tukazihitamo tukanaziririmba kuko tuzisanze mu kiliziya cyangwa mu bitabo. Naho tugeze hose bati korali Kigali nimuturirimbire indirimbo runaka, kuko n'abantu baba bayikunda cyangwa bayisangamo bayishaka. Twagize gutya rero, umunsi umwe turi mu masengesho y'igihugu, aya masengesho bita National Prayer Breakfast, ni muri 2018. Abayobozi barimo bati muturirimbire niba uhoraho, n'indirimbo nyine yitwa Komeza Inzira, ariko wisaba wese avuga ati muturirimbire niba uhoraho. Twari na bakeya, ariko turirimba hamwe n'izindi twari twateguye mu masengesho. Ngira ngo sinzi uwayifashe, niba ari agatelefone twahoze tubazanya ngo ninde wayifashe, kuko bavuga ngo twagiye muri studio, ariko ntabwo twagiye muri studio, twayifashe gutyo abantu turirimbira abantu mu masengesho. Noneho muri 2018 ariko ni nabwo twatangiye kwishyira indirimbo kuri YouTube. Abantu batubwira bati kuki muhimba ntimugaragare. Muri iryo hururu ryo gushyira kuri YouTube rero, ako kantu umuntu yafashe na telefone cyangwa yatse umuntu tugakubitaho nako. Noneho Padiri abitubwiye abivuze, numva koko twakoze ikosa. Twese twarabiganiyeho dusanga kwa kundi ushyiraho indirimbo ukavuga ngo yaririmbwe na korali Kigali, ukikomereza ugashyiraho n'izindi. Dusanga twakoze ikosa ryo kutavuga ngo ni indirimbo yahimbwe na Padiri Hakorimana. Yarabitubwiye rero, dusanga ni ikosa twakoze. Hanyuma kubona mwarabikosoye, turahura tumusaba imbabazi, tujyamo turanakosora. Twabanje no kumubwira tuti tubabarire, ntabwo twari tubizi, tugiye no kwisiba. Aratubwira ati oya, si ngombwa kwisiba, ni icyo ngicyo gusa nabonyemo kinenge. Duhita tunamubwira tuti rero ubwo biradukanguye, nta pfunwe rero twagize, ahubwo twarakangutse mu by'ukuri. Bituma tunatekereza n'izindi tujya dukora. Turavuga tuti ubu ngubu no gukanguka, ntihagire indi ndirimbo twongera gukora y'abantu ngo turirimbe, ko dufite abahanzi benshi natwe bahanga, ariko ugasanga ntituririmba ibyabo, cyangwa se tubiririmbye tubanje guhitamo. Nyine hari uburyo duhitamo, ubanza kureba nyine ubutumwa ugiye kuririmba, ubwiza bw'indirimbo. Ntiwite rero cyane ku kuvuga ngo iyi ngiyi niyo umuhanzi wawe n'iki, ahubwo tukita ku magambo meza ayirimo. Nuko rero twabifashe, ariko mboneyeho kuri kiriya kibazo, kuko si twe twenyine, hari n'abandi bagiye bavugwa. Ni benshi, ntabwo ari mwe mwenyine. Ariko harimo uko wenda umuntu yafata iriya ntambara, niba niko nayita nyine. Urumva n'abantu Padiri kuvuga ati abantu bampemukiye ngiye guhondagura. Urumva iriya ntambara irimo nk'ibintu nka bibiri umuntu yareba wenda twakwitondera, ariko na Padiri wenda akabisuzumaho. Twanabimubwiye, hari ikintu kimwe cyo kuba indirimbo ari nziza
kandi ikaba iboneka haba mu bitabo haba mu kiliziya abantu banyuranye bayiririmba kandi twarimushimiye afite indirimbo zidafitwe n'abandi uriya ni umuhanzi rwose indirimbo ze urazumvamo iyi nkuru nziza nyine twamamaza muri kiliziya ukayumvamo gusana imitima ukayumvamo gusenga ukayumvamo kubanisha abantu hari ibintu aririmba akaririmba amahoro ukayumvamo ukuntu ahimba indirimbo za Bikira Mariya ni ibintu birimo ubutumwa umuntu aba akwiye rwose kwamamaza umuntu aba akwiye kureka amakorari n'abandi yemwe n'abakubagana babirimba nabi ku bwanjye niyo hari abantu benshi nabo turirimbana iyo bahimbye akaririmbo tuvuga tuti icyaduha bakakaririmba kuko icyo twashatse kwigisha kirasakara twaramubwiye rero ngo ntacyo nakomeza nyine abuza abantu ariko urwo ruhande akomeze arugarukeho arutekerezeho abantu ubutumwa bwiza cyane buri mu ndirimbo ze aburekure ababishaka babiririmbe n'utitara akabirimba nabi ntamukubite n'uhindura inota uko abishaka ntamukubite areke ubutumwa butambuke ni ibintu wumva ukumva ko isi itakwiye kubibura hejuru y'ibindi wenda twaba tukora bimeze nk'ubujura icyo cya kabiri rero ubwo ni icya mbere cyo kuba isura ya mbere na mbere indirimbo nziza ntizihagarare azireke n'uzirimba n'aba ziririmbe buriya butumwa busa n'imitima bufasha abantu uko bwasohoka bwose uko uwabusohora wese areke bitanga ubwo butumwa iyo nkuru nziza isakare rero icya kabiri kurikodinga ibintu by'abandi muri studio cyangwa se gufata indirimbo ukayikora ntuvuge nyirayo natwe twisubireho n'abo bose n'umuntu agerageza aririmbe neza n'uhindura inota byihorera bireke amugisha inama icyo namubonyeho aragisha inama arabwira abantu ati mbaza wifata ibintu byanjye ngo bijyane utambarire cyangwa utanyanditse nta kosa rero hafite aho nitwe tugomba kwisubiraho nyine tugakosora noneho ikindi nabonye asa n'utindaho kuba indirimbo yabyara amafaranga icyo cyo ni ukugisuzuma neza nta n'amafaranga zibyara ku buryo umuntu yavuga ngo bantwara indirimbo bagiye kwibyaza amafaranga ibi bya YouTube nabonye bitabyara menshi nk'ubwo twagiye kureba ya ndirimbo ye nyine yatubwiraga ko twashyizeho kuko abivuga muri rusange avuga ko ari umugambi wo kwibyaza amafaranga wasuzuma ugasanga ni indirimbo yagiye mu myaka twasanze imazeho nk'imyaka 7 yatubwiraga ugasanga irimo nk'amayero 200 n'andi ukareba mu myaka 7 turwane n'amafaranga amayero 200 maze tuhita turwanya ubutumwa buri mu ndirimbo ako niko twicayeho rero turareba ni byiza natwe twamusabye imbabazi twashimiye ko yaziduhaye ariko uhimba wese niyihangane ubutumwa atanga bugende buriya hari abapadiri benshi twaririmbiye indirimbo nabo ariko twabiganiriyeho ntibyatubaho nk'ibi ngibi ariko twabibonyemo isomo muri make ubwo mwihanganire ko ndondogoye kuko warubimbajijeho kandi byabanje twabanje kubyumva natwe ubwacu hagati yacu turahamagarana tuti koko tubisuzume murakoze no kubimbaza ubwo bitumye mvuga amagambo menshi ubwo ndiniguye hari oya urakoze gukura abantu mu rujijo kandi tumenyesha abadukurikiye ko mwarahuye mwabiganiriyeho mwaranabikemuye mwabihaye n'umurongo mwiza igisobanuro mwarabyeditinze no kuri YouTube byanditseho hariho credit ze ko ari performed by Kora do Kigali ariko composé par Padiri Hakorimana. Yego ahubwo twashatse no kwisiba kuko uburyo ifashe ntago ari bwo bwacu ubundi iyo tugiye muri studio siko tubigenza ni indirimbo yafatiwe mu birori ku buryo rwose kuyishindwa k'umuntu ayibye byo ntago ari byo ahubwo icyama president mukazakorana ama projet ahubwo ari serie urumva afite indirimbo nziza na Kora do Kigali ririmba neza niyo reference uribuka ko nanjye kuva kera nifuje gukorana namwe ubwo agize nk'amahirwe agakorana namwe ubwo butumwa bwe bwiza buri mu ndirimbo ze bugatambuka mu majwi meza yanyu byaba ari byiza cyane ngiye kubisengera
oya twarabivuganye ubwo twarabivuganye numva twajyanye ikiganiro cyiza kinarenga ibi ngibi kuko twasanze atanadushinja cyane kuko yavuga ati niyo ndirimbo yonyine. Ubwo rero hejuru yabyo tujyaho tuvuga n'ingamba nyinshi dushobora gukorana. Ubu wa mugani we nimutwitegeye mu gihe kiri imbere twe nawe. Wow. Abakunzi banyu babyumvise ko ahubwo ndi kumva rero sinzi ibyo ko nabyita. Urabona hari intuza yaturimba ngo icyaha gihire kubera ko cyazanye Imana mu isi Yesu akaza gucungura abantu kubera cyaha cya Adamu na Eva. Hari n'undi muhanzi wigize himba ngo umujinya mwiza. None namwe ndumva ikosa mwakoze ari ryiza ko rigiye kuturongera umukiro. Tugiye kubona indirimbo ubutumwa bwiza bwo mu ndirimbo za Padiri Hakorimana buririmbye mu majwi meza ya Chorale de Kigali. Ariko ntitwabivuga none twemeranyijwe ko tuzagirana amasezerano mu minsi iri imbere. Ngira ngo afite iminsi mike inaha. Twavuga rero ko iyo gahunda agiye kwicara hamwe tukabihererekanya nyine mu gihe yaba atari nino akazagaruka dusinya cyangwa tukanasinyana aho azaba ari. Aka kanya twavuga ngo bizaba ejo, ariko ubu ni umugambi twafatiye hamwe turavuga tuzabikora. Perezida murakoze cyane. Yego murakoze namwe n'abakurikira bose tubifurije ibihe byiza. Umwaka waratangiye. Tubifurije imbaraga nyinshi cyane muri mwaka. Natwe badusabire rero dukore neza nkuko tusanzwe tubanye. Niko bimeze rwose. Sawa, murakoze cyane. Ubutumwa bwiza kandi kuri komite nshya yatowe iyobowe na umwari. Sawa, merci. Bakunzi ba Emi Pro Media rero uwo yari perezida ucyuye igihe wa Chorale de Kigali Sedeka. Mwumvise ibyo tubwiye kuri komite nshya, uburyo bw'imiyoborere bavuguruye. Atubwiye ko ku bantu bashaka kujya muri Chorale de Kigali ni ubushake. Hari abantu baba bafite ibibazo nk'ibyo ndetse no ku yandi makuru arakomeye. Hari abantu bajya bibaza ngo kujya muri korali ni iki. Ngiye mbivuze kubera ko hari abantu benshi babimbajije, ntabwo nyibamo nanjye. Twizeye ko rero mwumvise ibyo tubwiye no ku byari byavuzwe ku ndirimbo ya Komeza Inzira. Niba uhoraho hari amahoro yawe, nawe abamaze impungenge. Padiri barahuye, ariko icy'ingenzi ni uko ababikora ari padiri wahimbye indirimbo, ari Werarisi Bahati wafashe indirimbo akazandika mu buryo nari ngiye kuvuga ngo mu buryo bwe ntabwo ari mu buryo bwe, arizo yabarandikuye ukuri tugenda tuzibona, ari amakorari aziririmba. Ntekereza ko nta numwe ubugamije ikibi. Buri wese aba ari umusanzu ashaka kongera ku butumwa bwa Kiliziya. Buri wese niwe aba ashaka gushyiraho. Turabashimiye rero bwo n'abandi na komite yatowe. Nibidukundira nibishoboka tuzayisura cyangwa se tuzabahamagara batuganirize. Ibiganiro bya Emi Pro, ibiganiro kuri Emi Pro Media byo biracyakomeza. Murakoze cyane.